Because to receive the Holy Spirit, Continue. it is a real job. Kuko kuzura umwuka wera nakazi gakomeye. There are many things in your life you must surrender. Ibintu byinshi mu buzima bwacu dukwiye kumaramariza kureka. If you don't leave it, Iyo utabiretse, you cannot move with the Holy Spirit. ntabwo ushobora kugendana na mwuka wera. Because those things, Kuko ibyo bintu it is God himself. ni Imana, And God is holy. kandi Imana irera. Because he's holy, Kubera ko Imana yera, he needs people to move in holiness. ko Imana yera isaba ko abantu bagendera mu kwera. And not one time, Kandi ntabwo ari ibihe bimwe, not part time, kandi nta bihe runaka. all the time we are moving. Ibihe byose bisabwa kugendera We mu need to kwera. move in the Holy Spirit. Dusabwa kugenda mwuka wera. Now, in this generation of ours, Muri iki gihe cyacu rero, muri iki kinyejana cyacu, is a big challenge. nigoye bihinyuza. But as Kingdom Fellowship and the children of God, Ariko twebwe nka Kingship Church ndetse nk'abana b'Imana, we are praying turimo turasenga that this generation ngo iki kinyejana will remove spirit kizagendere mu mwuka wera than before. birengeje mbere. Because the Bible says before Jesus comes back, the Holy Spirit will move mightily than before. Kuko biravuga ngo mbere yuko Yesu Kristo agaruka, umwuka wera azakora cyane kurusha uko mbere. Not because the beginning didn't work, Kubera atari uko mbere umwuka wera atakoze, but because Jesus is preparing the church. ariko nuko Kristo arimo gutegura itorero cyangwa umugeni. And the devil Kandi Satani is planning many traps arimo arapanga imipango myinshi cyane to trap the men of God and of God. kugira ngo ananize abantu b'Imana, abagabo n'abagore b'Imana. Now all over the world, Ku isi hose, when you move now, agiye ku isi hose ubu there are many challenges. usanga hari ibihinyuza byinshi, Because people want to sin. kuko abantu bashaka kumba. In technology now, people are sinning through technology. Kuko mu iterambere cyangwa se mu ikoranabuhanga abantu barimo barakoreramo ibyaha. Now there are some sins now practically is spiritual in technology. Hari ibyaha bitarimo gukorwa n'abantu gutya, ariko bakabikorera mu ikoranabuhanga. And that sin Kandi ibyo byaha bring their spirit to die. zana umwuka wabo gupfa. Now, that's why we need Niyo mpamvu rero dukeneye this topic of the Holy Spirit, insanganyamatsiko y'umwuka wera. that we could teach about it Dukwiriye gukomeza kuyigishaho and put more effort, kandi tukayishyiramo imbaraga that the people kugira abantu may be filled by the Holy Spirit, buzure umwuka wera, and the signs and miracles ibimenyetso n'ibitangaza will accompany us hanyuma bibaheze in the name of mu Jesus. izina rya Kristo Let us Yesu. go to 1 Corinthians chapter 14 from verse Abakorinto ba 1, mbere ibice 14 umurongo, and we are going to read up to verse 14. turasoma kugeza ku murongo wa 14. Abakorinto ba mbere 14. Abambere gice ca 14. I think Goga is ready, can read for us. Dusabe ngo gadufashe. Abambere igice cya 14 umurongo wa mbere kugeza ku wa 11 hari umutwe w'amagambo uvuga ngo uburyo impano y'ubuhanuzi irushiye iyi ingenzi. Mushimikire urukundo kandi mwifuza impano z'umwuka, ariko cyane mwifuze guhanura. Uvuga ururimi rutamenyekana asabana abwira keretse Imana, kuko ari nta wumva ahubwo umwuka avuga amayoberane. Ariko uhanura we abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahumuriza. Uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Nakunda mwese ko muvuga izindi ndimi, ariko ibirutaho ko muhanura. Uhanura arutuvuga izimi keretse azisobanuye kugira ngo itorero ryunguke.
ariko none bene data ninzi wanyu vuga indimi zitamenyekana nzabamarira iki? Ninababwira ibyo mishuriwe cyangwa ibyo mawe kumenya, guhanura cyangwa kwigisha. Dore ibidafite ubugingo nabyo bigira amajwi, ari umwirongi cyangwa inanga, ariko iyo bidatunganije amajwi yabyo babwirwa n'iki ikivuzwa cyangwa igicurangwa icyo ari cyo? Kandi Imana nayo ivuze ijwi ritamenyekana, ninde wakwitegura gutabara? Namwe niko ururimi rwanyu nirutavuga ibimenyekana, bazabwirwa n'iki ibyo muvuga ibyo ari byo? Ko muzaba mugura mu rucaca. Indimi zo mu isi nubwo ari nyinshi zite, na rudafite uko rusobanurwa. Nuko namenye uko ururimi rusobanurwa, nabera avuga umunyamahanga, kandi nuvuga nawe yambera umunyamahanga. Amen. Amen. I want you to repeat again verse 2. Shaka kusubira mu murongo wa 2. Uvuga ururimi rutamenyekana sabana bwira keretse Imana, kuko ari nta wumva, ahubwo umwuka avuga amayoberane. Amen. And verse 3. Murongo wa 3. Ariko urawe abwira abantu ibyo kubungura n'ibyo kubahugura n'ibyo kubahumuriza. Now prophesy. Iyo uhanura, you speak to people, ubwira abantu, uvugana n'abantu, and to help people, kandi abantu to build them, kwiyubaka, and they get the vision kandi bakabona iyerekwa through prophecy. binyuze mu buhanuzi. If you tell somebody iyo ubwiye umuntu God is going to extend your territories, kabwira umuntu ngo Imana igiye kwagura imbago He's zawe, going to bless you, Imana igumugisha, people hear it. abantu barabyumva. But today I want to talk about the part of tongues. Ariko umunsi ndashaka kuvuga ku gace ko kuvuga mu ndimi. When you speak in tongues, iyo uvuga mu ndimi, when you read, I think verse 4, it says that we speak ministry to God. iyo usomye ku murongo wa 4 haravuga ngo uvuga ministeri ku Mana. Ministry in Kinyarwanda, I think Ngoga is saying, read it verse 4 to see. I want to cut that come out in Kinyarwanda properly. Which verse? Read verse 4 and we see, because verse 4. Haravuga ngo uvuga ururimi rutamenyekana ariyungura, ariko uhanura yungura itorero. Kwiyungura. In English it says ministry God. Mu rurimi rw'icyongereza bivuga ministry, ariko mu Kinyarwanda ni ukwiyungura ku Mana. Now in English is a very big thing. Iryo jambo ni ijambo rigari, because the word vision, kuko ijambo iyerekwa it inside of the ministry. Ni ijambo riri mu kunguka. When God has given you a ministry, Imana iguhaye ministeri, Imana iguhaye kunguka, He gives you vision. If He gives you ministry, He vision. Imana iguhaye kwiyungura mu bwenge, iguha niyerekwa. Because this time when you speak in tongues, kuko uvuga mu ndimi, the Bible says you build ministry to God. uburimo wiyubaka Imana. Now, many times we want people to speak to us. Ibihe byinshi dushaka ko abantu batuvugisha. This one I'm going to take a bit of time to explain it. Ndashaka ibikubisobanura. People take a lot of time to hear some people. Abantu bafata ibihe byinshi bumva abantu. Even they go to YouTube to hear what people say. Abantu bajya no kuri YouTube kugira ngo bajye kumva ibyo abandi ba. But ariko they get time ntabwo bafata igihe to cyabo pray to God in the Holy Spirit, ngo basenga Imana mu mwuka, to speak in tongues, bavuga mu mwuka, that they may build their own ministry in them. kugira ngo biyube muri bo. Because what is important here, icy'ingenzi cy'umumaro, even if you prophesy, nubwo wahanura, when you build yourself, niyo utiyubatse, because when you build yourself by the power of the Holy Spirit, kuko wiyubatse mu mbaraga z'umwuka wera, it helps you head with the ministry and the vision God is giving to you. bigufasha gukomeza muri kwa kwiyubaka muri rya wahawe. Now when you are not builded spiritually, iyo utubatswe rero mu mwuka, you can prophesy, wahanura, but devil come, ariko umwanzi aze, it breaks you down.
aragukubita because you need to be builded spiritually. kuko ukeneye wubakitse mu mwuka. Now the Bible says when you are builded spiritually in the Holy Bibiliya Spirit, iravuga ngo iyo wubatswe mu mwuka w'umwuka wa, when after you have built in the Holy Spirit, iyo umaze kubakwa mu mwuka wera, when you come iyo uje in the people now, uje noneho mu bantu, God does it. Imana ikora umurimo wayo, God does his miracles. Imana ikora ibitangaza God byayo, touches people. Imana ikorera abantu bayo, And your life kandi nawe ubuzima bwawe will not remain the same. ntabwo busigara uko bwari buri, Because in the Lord kubera ko mu Mana is where we build the ministry. kubaka gukomera kwacu, Is there we build the confidence in the Lord. niho twubaka Confidence. niho twubaka gutinyuka kwacu In the Lord. Mana. Outside here, Hano hanze people may say what they say. abantu bashobora kuvuga ibyo bashaka, They can even support you. abantu bashobora no kugushyigikira, They can encourage you. bashobora no They kugushyigikira, can give even money. bashobora no kuguha amafaranga, But cannot encourage the spiritual man or the ariko spirit. ntabwo bashobora gushyigikira umwuka cyangwa ubumana muri wowe. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Because that person, the inner man, Uriya muntu w'imbere, only man can support him. umuntu wenyine wamushyigikira Is the Holy Spirit. ni umwuka wera If you w'Imana. read Romans 8:26, Dusomye mu Baroma 8:6. let us read there because I want you to understand this. Reka dusome mu Baroma ibice And I want you to 6. go very much deep, even in your home, that you can pray for yourself. Ndashaka kandi ko ibintu tubyinjiramo cyane no mu gihe uri buburiwe ubisengeremo. Can you? God bless you. umutima wa kamere utera urupfu. Romans 6:26. Romans 8:26. Sorry. 26. 26 Abaroma. Uko niko umwuka adufasha mu ntege nke zacu kuko tutazi uko dukwiriye gusenga, ariko umwuka ubwe niwe udusabira aniha iminiho itavuga, kandi irondora imitima izi iby'umwuka atekereza, kuko umwuka asabira abera nk'uko Imana ishaka. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit is everything. Umwuka wera azi buri kintu cyose. Let me tell you. Reka mbabwire. The Holy Spirit knows even the temptation you're going to meet tomorrow. Umwuka azi n'ikigeragezo uzahura nacyo ejo. The Holy Spirit knows. Umwuka wera arabizi. Hallelujah. Amen. The Holy Spirit knows that you'll be blessed. Umwuka wera azi ko uzahabwa umugisha. Now when you pray in the ministry, you pray to God in the Spirit, Iyo usengera rero muka, and you feel the Holy Spirit makes you want you to pray so much. hanyuma ukumva umwuka araguhata gukomeza usenga cyane. Pray. Ujye usenga. That's true. Hari ugutabarwa. Now people don't come in the church. Abantu rero bataza mu rusengero They miss the Holy Spirit. batakaza umwuka wera Because they don't have even something pushing them to the church. kubera ko nta kintu kibafasha kibasunika kuza mu rusengero. They don't even feel praying. Nta nubwo bumva bashaka no gusenga. Me sometimes Ibihe bimwe, I feel to pray, to fast and pray, ibihe bimwe ashaka gusiba no gusenga, and then I just go in prayers hanyuma nkinjira mu gusenga and I continue prayers. kandi nkakomeza nkasenga. The Holy Spirit is me. Umwuka wera agakomeza akantata. But when you don't have the Holy Spirit, Ariko iyo udafite umwuka wera you don't feel even fasting. nta n'ukwiyiriza wumva When we ubishaka. tell you we are going to fast and pray, Iyo tuvuze ngo tugiye kwiyiriza you dusenge, say, Pastor again is bringing fast praying. bavuga ngo kandi agaruye kwiyiriza no gusenga. We want to eat. Tuba twishakira kurya. Now the job of the Holy Spirit, Akamaro ka mwuka wera it pushes you karagusunika and you feel you want to pray. ukumva urashaka You gusenga, feel you want to build. ukumva urashaka kubana na Kristo, You feel you want to love God. ukumva urashaka gukunda You Imana, feel you want to serve Him. ukumva urashaka gukorera Now, Imana. if you don't feel to serve Him, Iyo rero wumva udashaka gukorera Imana, ask your neighbor, do you like to serve the Lord? Do you love to serve the Lord? bwira mwene so mubaze ngo urumva ushaka gukorera Imana. Do you feel you want to serve the Lord? Bwira mwene geranye ngo ese urumva ushaka gukorera Imana. Do you feel you have joy when you serve the Lord? Ese urumva ufite amahoro mu gukorera Ese urumva ufite ibyishimo? Ask Him. Mubaze baza mwene so mwegeranye.
Hallelujah. Amen. Because that is the work of the Holy Spirit. kuko uwo ni umumaro wa mwuka wera. If you don't feel joy, iyo ufite you ibyishimo don't feel peace, ukumva nta mahoro, people push you every time. buri munsi abantu baragusunika Go for prayers. bakagusunika ngo jya My gusenga, brother, fast and pray. bakavuga ngo mwene data yiriza usenge, My sister, bakavuga ngo mushiki wawe. there's a lack of the Holy Spirit. haba hari ukubura kwa mwuka wera. Hallelujah. Amen. Before I went to Uganda mbere yuko njya and Kenya, na Kenya, I went to Mutara to ban the demons. nagiye mu Mutara kotsa amadayimoni, Those mayembes, amahembe y'amadayimoni, I banned them kandi aragenda yatwika and it was banned. kandi All the byarahiye. neighbors, abaturanyi they bose started looking at us. barataza kureba, And when we started banning them, dutangiye I kubitwika saw everyone was closing the door. twagiye kubona tubona bose barakinga inzugi, Everyone's quitting bose batangira and kugenda, quitting. bose batangira guhunga. Why? kubera iki? The power came to take control. Imbaraga zari zihari bananiwe kuzihanganira, Now they are banning this thing. bakavuga ati batwitse biriya bintu, It is gonna come to attack baravuga us. bati noneho bigiye kudutera, karabaye. Hallelujah. Amen. Men of God and women of God. abantu rero b'Imana, abakozi b'Imana, God has called us Imana yaduhamagariye to change the world. guhindura isi. Are you in the village? haba mu cyaro, Where you are now? aho uri mu mudugudu urimo, Not supposed to change you. ntabwo abantu bakwiye kuguhindura, You are the one to change them. wowe ukwiye kubahindura. Some of us, twebwe muri twe we fear to change people. dutinya guhindura abantu, But let me tell you, ariko reka mbabwire, in the book of Acts, mu gitabo cy'ibyakozwe, Bible says the people change the world have reached here. Bibiliya iravuga ngo babonye intumwa zageze, baravuga ngo abantu bahinduye isi barahagera. You need to be somebody who changes the world. ukwiye kuba umuntu uhindura isi, Not many people to change you. ntabwo ari abantu kuguhindura, People to counsel you. ntabwo ari abantu kukubwiriza. They may give you advice, some of them, abantu bashobora kukugira inama, but you need to stand ariko ukwiye guhagarara wemye and support it and help them, kandi ukabafasha, counsel them, ukabagira pray inama, for them. ukabasema, And your counsel hanyuma ubujyanama bwawe must be above, bukaba buri hejuru, in high level. mu rwego rwo hejuru, Name of Jesus. y'izina ry'umwami wacu Yesu. You are ladies who fellowship here. abamama basengera aha, You need to be somebody who don't go for backbiting. mukwiye kuri abantu batagendana urugambo mugenda muvugavuga, Your neighbors, mukwiye kuba mutavuga abaturanyi banyu, love them, kunda abaturanyi pray bawe, for them, basengere, but don't allow them ariko ntiwubere to bring backbites in you. uzana ingambo muri wowe, Because tomorrow kubera ko ejo they backbite somebody, uyu munsi niba bavuga umuntu, they go to somebody ejo bazajya ku wundi muntu that will backbite you with so and so. bavuga ngo runaka na runaka barakuvugaga. Let me tell you reka mbabwire, why people need company. abantu bakeneye kuki abantu bakeneye ababaherekeza. Sometimes they miss the Holy Spirit. rimwe na rimwe babuza umwuka wera. When you don't have the Holy Spirit, udafite umwuka wera, the Holy Spirit is the comforter, umwuka wera niwe uduha gushira amanga, is everything. nibyo. But when you don't have the Holy Spirit, igihe udafite umwuka wera, every time buri gihe you cyose feel you want somebody to be near you, to Ushaka- counsel you, ushaka to tell kumaza you, to be kumaza near you. kubwire, If you are not, azakwegere. people go there. You see some pastors go there to look for people to talk with them. uzagenda usanga abashumba benshi bashakisha abantu bababwira babahanurira, And men, n'abagabo the bamwe. problem, they miss the Holy Spirit ibibazo nta mwuka wera bafite, because they don't have a comforter. kuko badafite umujyanama. Now they want a comforter. Abana barashaka ababagira inama, They go out to look for comforter. bagenda bashakisha ababahumuriza. Ask your neighbor who's your. baza mwene so ngo ni iki kiguhumuriza, ni n'uguhumuriza, Is it a man or the Holy Spirit? ese mwana cyangwa ni umwuka we. Yeah. Now, me, I know the women who meet the problem of backbiting njyewe ndabizi abamama benshi bahura n'ibibazo by'amagambo is because himself is a backbiter. nukube abantu benshi bagenda bahura n'ibibazo by'aba bavuga, nuko nabo bavuga abandi. Now, if you want to run away, niba ushaka rero kubihunga, the medicine is the Spirit. umuti ni umwuka wera. When you pray, nusenga
God will give you power. imana izaguha You will imbaraga feel by the Holy. uzuzura umwuka wera You will be confident. uzaba ufite gushira amanga And you can just sing in your house and rejoice. uzajya ugeze yawe uririmba kandi unezerewe You dance alone in the house like you are in somebody. uzajya ugenda uririmba mu rugo rwawe uri wenyine Hallelujah. God is good. imana ni nziza And you are not bored. kandi nta nubwo Me, I can stay in my house for the whole day without anywhere. ngiye ashobora kwirirwa mu nzu yanjye ntaho ngiye When I'm not bored, kandi numva nacitse I feel I have peace. numva ntarambiwe I feel happy. numva mfite ibyishimo I reach time nkagera ibihe and I start building myself. nkatangira kwiyubaka I pray in tongues. nkasengera And I pray in tongues. namara gusengera mu ndimi I can sing. nkaririmba I come filled by the Holy Spirit. numva nujuje umwuka wera Feeling the joy of God. nkatangira kumva amahoro I can y'Imana start seeing miracle, sign and wonders. nkatangira kubona imirimo n'ibitangaza The by'Imana doors are opening. imiryango igakinguka The God is doing great things imana igakora ibikomeye because I'm with Him. kubera ko mba ndi kumwe nawe People with God, abantu batari kumwe n'imana they feel secure. bumva batarinzwe They fear. They move in fear. bagiye mu bwoba They feel you have worry bagenda batinya bahangayitse because no Holy Spirit. ko nta mwuka wera That's niyo mpamvu the Christian, abakristo the born again. abakizwa We need the Holy Spirit. dukeneye mwuka wera Seriously. amen You can even take 3 days fasting and pray, ushobora no gufata iminsi 3 wiriza usenga but the purpose, ariko the Holy Spirit. ari ukuzura umwuka wera The Holy Spirit. kuzura umwuka Now wera let me tell you, reka mbabwire we want to start praying. bashaka gutangira gusenga Maybe 3 days, 2 days. yandi iminsi 2 cyangwa 3 But pray that God give you the power of the Holy Spirit. dufite intego yo gusenga ngo imana itwuzuje imbaraga za mwuka wera Sin icyaha comes because you don't have the Holy Spirit. icyaha kiza kuko nta mwuka wera dufite I told you sin comes when you see it. icyaha kiza ukibona If you have the Holy Spirit, iyo ufite umwuka wera icyaha iyo kigiye kuzura the Holy Spirit is your eyes. umwuka ni amaso yawe When the sin comes, iyo icyaha kiza it say, hey, John. urakibwira ngo wowe aho Sin is coming. uravuga ngo dore icyaha And you have authority uba ufite ubutware to sin to go away from you. utegeka kiriya cyaha kikagenda Sin does not have power. icyaha ntabwo gifite imbaraga When you, like that door is open, iyo uriya muryango ukinguye this door is open, uriya muryango ukinguye anybody can enter. umuntu uwo ari we wese yakwinjira But when we lock it, icyaha kiza and here is locked, nariya hakaba hakinguye nobody can enter here. wakwinjira hano Now the Holy Spirit umwuka we does. iyo ari muri twebwe He shows you arakwereka and he tells you that door is open. akakubwira ngo ririya rembo rirakinguye Close it. akavuga ngo kinga uriya muryango ukinguye That mu buzima door is bwawe. open. akavuga ngo mu buzima bwawe hari umuryango ukinguye Lock it. fa And when you lock it, kandi iyo ufunze the devil remains away. satani aguma hanze Cannot y'ubuzima bwawe. enter. ntabwo yakwinjira In the name of mu Jesus. izina rya kristo Now let me tell you, reka mbabwire who is here? mwebwe bari aha Tell him if you did the sin practically. You did the sin practically. Just tell them that. mwebwe niba mutarakora icyaha mu bifatika The sin which is practical, which you do when you know. icyaha ora gukora uzi Because now I'm not speaking about the spiritual sin only. ntabwo ndimo kuvuga bya byaharwa mu mwuka gusa I even physical sin. ndavuga n'icyaha umuntu akora gifatika Which sin can you do without knowing? ese ni ikihe cyaha wakora utabizi ni ikibazo usibye icyaha gikorerwa mu cyangwa mu ntekerezo And even the spiritual one, when you have the Holy Spirit, usibye icyaha gikorerwa mu ntekerezo cyangwa mu mwuka ikindi cyaha gifatika umuntu akora atabizi ni ikihe many sin we do, ibyaha byinshi dukora turabizi some of them even prepare them. bamwe banabikora babiteguye And they prepare sin. bagategura gukora icyaha But ariko when we have the Holy Spirit, iyo dufite umwuka wera as we have read in Romans 8:26, nk'uko twasomye mu baroma 8:26 it says the Holy Spirit intercede in our behalf. haravuga umwuka wera
kwinjira the definition of interceding for us, ubusobanuro bwo kutwinjira that even the sin which will come, n'icyaha gishobora kuza, the Holy Spirit prepares us umwuka wera dutegura and it makes you to know. akakumenyesha ko icyo cyaha kigiye kuza. And when you are sensitive, Hanyuma iyo ubisobanukiwe you pray, urasenga, you cover yourself with the blood of Jesus utwikiriza amaraso ya Yesu, and say, this is to my life ukavuga ngo iki kintu nikigere ku buzima in bwanjye the name of Jesus. izina rya Yesu, You cover yourself with the blood of Jesus ukitwa amaraso ya Yesu, and you move with the Lord. hanyuma ukagendana n'Imana. Now I was talking the purpose of we need the Holy Spirit Nari ndimo mvuga impamvu dukeneye mwuka wera and speaking no tongues, kuvuga mu ndimi nshya, because you build yourself. kuko uriyubaka. Well, after building yourself, Wamara kwika you can prophesy, ushobora guhanura, you can do many things, wakora n'ibindi you byinshi, can preach the gospel, wabwiriza you ubutumwa can go to the nations of. amahanga yose But the y'isi. work of the Holy Spirit is the first one is to build yourself. Ariko akamaro ka mbere ka mwuka nako kukubaka wowe. Now this issue of building yourself, Iki kintu rero cyo kwiyubaka people don't know it ntabwo bakiza and abantu they benshi, ignore it. baragihinyuza, baracyanga, They tell you, I know the word of God. bakavuga ngo ngenzi ijambo ry'Imana, That's okay. ibyo birahagije. Some people tell you, I've gone to Bible school. Abantu bamwe barakubwira ngo nagiye mu ishuri rya theology, Good. ibyo ni byiza, I've been in salvation for 40 years. maze imyaka 40 mu gakiza, It's okay. ibyo ngibyo nabyo ni byiza. But Ariko you need to know that the devil is still in the way. ukwiye kumenya ko Satani ari mu zose. Now, build self. Kwiyubaka rero It is life. ni ubuzima. When in tongues, Gusenga mu ndimi, when you pray for yourself, wisengera mu ndimi, for your vision from the ministry, usengera ubuzima bwawe, usengera n'umurimo wawe, it is life. ni ubuzima. Before we go to people, Mbere yuko tujya ku bandi kubabwira, this is the big work we need to do. aka niko kazi gakomeye. And the first church, Kandi itorero rya mbere they did a lot of work of praying for themselves. bakoze umurimo mugari munini wo kwisenga In the name of Jesus. izina rya Yesu. I hear some people go to pray, Njya numva abantu benshi bajya gusenga, go to push people. bakagenda ugasanga banika abantu, I push the stones bakagenda bagasunika amabuye, that I'm pushing so and so. ngo barimo barapusha, ngo barimo barasunika akawenda. You waste time. Uko ni ugutakaza igihe. Our time must be praying for ourselves, Twebwe igihe cyacu dukwiye kwisengera, to fill ourselves by the Holy Spirit, usenga wuzura umwuka wera, that God may bless us, kugira ngo Imana iguhe umugisha, that miracle, sign and wonders imirimo n'ibitangaza happen to our life. bitubeho, bibe mu In buzima the name of Jesus. bw'Umwami wacu. Because if the signs and miracles will happen to us, Imirimo n'ibitangaza nibitubaho, if the doors of heaven can open to us, ijuru nidukingukira, we are going to be blessed. tuzahabwa umugisha. If we can reach our destiny, Niba twagera ku iherezo ryacu, that is great. ibyo ni byiza cyane. Hallelujah. Amen. Now ask your neighbor, Baza mwene so, how are you building yourself? wiyubaka, ni gute wiyubaka? Ni ryari uyubaka? Ask your neighbor. Baza mwene so, mwajyanye baze ngo ni ryari wiyubaka? Alone Wowe ube, with God, ni ryari wiyubaka ku Mana, with Jesus, wiyubaka kuri Kristo, with the Holy Spirit. Mwuka wera, You alone. wowe wenyine. And say, God, I want you to move with me. Kavuga ngo Mana ndashaka kugendana nanjye, I want you to be. ndashaka kumpa umugisha, I want you to extend my territories. ndashaka ko wagura imbago I zawe, want you to move with me. ndashaka kuba kugendana nawe. In the name of Jesus. Izina rya Yesu. When do you do that? Ni ryari ubikora? When do you build yourself? Ni ryari wiyubaka? When do you say, Jesus, Ni ryari uvuga su? you called me to this world. Wampamagaye muri iyi si, I want to serve you. ndashaka kugukorera, I want to move with you. ndashaka kubana, I want to take nations. ndashaka gufata amahanga, I want to fight nations. ndashaka kurwanirira I amahanga, want to move. ndashaka kugenda. Let me tell you, Kambabwira, we have a big job to do dufite umurimo mugari of gukora, building ourselves. kwiyubaka, Because the show in this world, which is very strong, kuko umurimo mugari maze kubona muri iyi si. somebody can have a house, Umuntu yagira inzu, can have brain, umuntu yagira indege, he can be a minister, umuntu
yaba umuyobozi runaka, He can be a member of parliament. ashobora kuba He can be a professor in the school. yaba umwarimu ukomeye, He can be a doctor. yaba n'umuganga, He can be a lawyer. yaba n'umucamanza. But if he don't build himself, ariko iyo atiyubatse, I tell you, ndakubwiza ukuri, he can even build his family. ntabwo yakubaka n'umuryango we. Because when he goes to his wife, ariko kubera iyo umudamu we he wants his wife to make him to have peace. abashaka ko umugore we ari umuhesha, And his wife, kandi umugore we nawe he wants him to give him. abashaka ko umugabo ari umuhesha amahoro. Now read Romans dusome mu Baroma chapter 14 verse 15. Verse 10. 14, 15. Listen this chapter. If you want, if you have a pen, write it down. niba ufite n'ikaramu ubyandike. 14:17. 15 from verse 17. No, I think it's 14. 14 verse 17. Sorry. 14, 15. 14. Abaroma ibice 12 umurongo wa 17. Kuko ubwami bw'Imana atari ukurywa, Yes. ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro Namahoro. no kwishimira mu mwuka wera. Onjera. Kuko ubwami bw'Imana atari ubwo kurya no kunywa, ahubwo ari ubwo gukiranuka n'amahoro no kwishimira mu mwuka wera. In the Holy Spirit. no kwishimira mu mwuka wera. Now when you don't have peace, iyo udafite amahoro, you don't have peace, ufite amahoro, you're not going to give Ngoga peace. ntabwo waha mwene se amahoro. Even Ngoga, when you don't have peace, ngoga nawe udafite amahoro, you will not give. ntabwo If I don't have peace, iyo ntafite amahoro, I will not give my wife peace. ntabwo nzaha umudamu wanjye amahoro. Hallelujah. And the peace comes from the Holy Spirit. kandi amahoro aturuka mu mwuka wera. Now you mama who are here, rero mwebwe muri aha, yes, abamama muri aha, you have a big job. mufite umurimo mugari, To pray that God, the Holy Spirit, kugira ngo Imana ibuzuze umwuka wera, that you have peace kugira ngo mugire amahoro, to give your children, kugira ngo muheshe abana banyu, to give your husband, kugira ngo muheshe abagabo banyu amahoro, to give everybody. kugira ngo buri muntu wese He will receive peace from you. n'amahoro abavaho. It's the same with the man. nibyo rero biba no ku mugabo. Ask your neighbor, do you have peace? baza mwene se ngo hari amahoro mbese, Ask him, look at his face. reba mwene se umubaze ngo hari amahoro ufite. And if you have it ready to give it out, ese niba uyafite witeguye no kuyahesha abandi. don't think people give you peace if you don't give peace. ntutekereze ko abantu bazaguha amahoro nutayabaha. You need to give peace to people. ukeneye guha amahoro, You need to give men and women peace, ukeneye guha abagabo n'abagore amahoro, which comes from the Holy Spirit. amahoro avuye mu mwuka we. To give your children peace, ukeneye guha abana bawe amahoro, they need to feel it. kandi bakayuzuzwa. This is the importance of the Holy. ako ni akamaro ka mwuka wera. And that's why ni nayo mpamvu we need the Holy Spirit dukeneye mwuka wera in the name of mu Jesus. izina rya Yesu. When you have the Holy Spirit in you, iyo ufite umwuka wera wowe ku giti you cyawe, have peace, ufite amahoro, you have joy ufite ibyishimo in the Holy Spirit. mu mwuka wera. The Bible says Bibiliya iravuga the work of God umurimo w'Imana is not food drink, ntabwo ari ukurya no kunywa, but is peace, ni amahoro, joy ibyishimo in the Holy mu Spirit. mwuka wera. In the Holy Spirit. mu mwuka wera. Now, this is a very serious issue. rero iki ni ikintu gikomeye. I'm praying for you. ndimo ndabasengera All of you, ngo mwese you feel the Holy Spirit muzuzwe umwuka wera, and pray in tongues. kandi musengere mu And ndimi, don't have the spirit of fear, mugira umwuka wo gutinya, but speak of boldness. umwuka wo gushira amanga, And you pray in tongues. mugasengera mu You ndimi, pray to God. mugasana, And you'll see the joy of the Lord. hanyuma mukabona umunezero w'Imana. Because the joy of the Lord kuko umunezero w'Imana comes upon you. iyo ukujeho, You'll pray like you never pray again. usenga nk'uko utigeze gusenga, And you remove. hanyuma ukagendana n'Imana. Let us stand up and pray. reka rero duhaguruke dusenge. I want just give time for praying. The worship team can hear. ndashaka kubaha umwanya wo gusenga. abaramyi mwaza hano imbere. And I want her to pray for two things. ndashaka kandi ko dusenga bibiri gusa. Tell God to fill you with the Holy Spirit. bwira Imana ikuzuza umwuka wera. And from today, kandi uyu munsi let your woman who is a different woman uhere none uba umugore utandukanye, and be a man, a different man. uba umugabo utandukanye.
batandukanye who's gonna change the world ugiye guhindura isi in this generation. muri iki kinyejana. In the name of Jesus. Izina ry'Umwami. We stand up. We are gonna pray. Reka duhaguruke tugiye gusenga. Ndirimbo y'ikuramya. Gusenga kwanjye kukugera. Reka tuzamura amaboko yacu turamya Imana mu izina rya Yesu. Manura horo Roko sekeri baba. Riba baba. Kumanwa na nijoro mu bihe byose umbe hafi. Gusenga kwanjye kukugereho. Riba baba. Roko sekeri. Baba sekere baba rima katakaba manurama horoya kenda gukeneye kumanwa na nijoro mu bihe byose Reka tujye mu muka buri muntu atangiye gusenga. Nubwo ari kujya muka ariko weza muri cyubahiro cy'Imana. Bwire Yesu mu izina rya Yesu uzi gusenga mu ndi masenge ubwisu gumana unyuze imbaraga zawe. Mubariye bagabo bahindura isi nanjye ndimo mu rya Yesu. Mu ndi ya ntumwa za mbere na
mu izina rya Yesu. Oh rababababababa roko seteri bakataka bababa rima mama ubuzima bwanjye Yesu ndabuguhaye mu izina rya Yesu. Ndazakuza gukorera kugera ku munsi Yesu. I will serve you until that day of Jesus Christ. I will move with you. I will exalt your name. I will make you known in the name of Jesus Christ, the Son of the living God. Rika sana rababa oko sotoro boko sekeri baba rika sana rababa rike sana baba roko sotoro boko ri baba rima mama roko seteri baba rima mama roko seteri baba reke seteri baba rima mama. Ndasaka buri muntu atangire gusenga, musenge gusa, tangire gusenga gusa, senga ndasaka usenge ubuzima bwawe uvuge ngo Yesu nzagukora kugera kwa Kristo Yesu. Ushobora gufukama hasi afukame, ushobora kwicara yicare, ubwire ngo Yesu nabara zorere zagendana nawe, zaba umugabo zaba umudamu zaba umukobwa, uzahindura isi mu izina rya Yesu. Rika sama baba roboko sekeri baba riba baba roko soto roseketa rima mama roko sotera baba rika sanyara baba mwindina rya Yesu. Raka sanyara baba roboko sekeri baba riba baba seteri bakataka baba mwizina rya Yesu Kristo, mwizina rya Yesu Kristo. Mwami Yesu mukora kugera ku munsi wawe, ku munsi wa Kristo Yesu nzagendana nawe. I will serve you, I will move with you, I will move with you because you are Jehovah Rapha. Holy Spirit, hey, come and move with us, come and feed us. Roko setara baba. We want to see miracle signs and wonders in this generation. We want to see revival in this generation. We want to shake the nation, to shake the world in this generation. Rima mama, roko setara, rima mama. Father, help our nations, help our leaders, help everybody to have time with you, that they may build themselves. They build themselves in their spiritual realm. In the name of God, help everybody, our families to build themselves, our wives, our husbands to build themselves in the mighty name of Jesus. Rima mama, roko setara baba, reke setara bako setara baba, riba baba, roko setara baba, riba baba, roko setara bako takasata. Rika sanyara baba roboko sekeri baba rima mama koseta rabakota kasata rika sanara baba roboko setara baba rika sanara baba roko soto roboko sekeri baba riba baba katonye tu abicaye mwaguruke babwire bahaguruke bazamura. Reka turimbe indirimbo ivuga ngo azamuye amaboko yawe Yesu cyane, tuzamuye amaboko. Reka tuzamura amaboko yacu imbere y'Imana Yesu cyane, dushimira Imana ishobora byose. Zamura kanwa yawe Mwami Yesu Mwuka wera, indirimbo nshya mu rusengero rwayo rwera. Tuzamuye amaboko yacu Yesu cyane, dushimira Imana ishobora byose. Tuyiririmbe indirimbo nshya tuyiramye mu rusengero rwayo rwera. Tuzamuye amaboko yacu Yesu cyane, dushima
n'ibiganza byawe dushima Imana. Mwami Yesu twagushimye ku mwuka wera, twagushimye kuko uri Imana yonyine, twagushimye ko niwe waremye ijuru n'isi, twagushimye watangiye umurimo mwiza muri twe kandi niwo uzawusoza uyu munsi aka kanya. Mwuka wera arimo arakuzamura, mwuka wera kubakira, mwuka wera arimo arakwagura, mwuka wera arimo araguteza imbere mu izina rya Yesu. Uri busubireyo ko waje kuko mwuka wera arimo aragutakira, mwuka wera ari ku mavi, mwuka wera arakwingingira, mwuka wera aragufata kuboko uyu munsi. Rokose mama rokose tere baba rima mama rokose tere baba. Wowe wasubiye inyuma, Imana irimo irakubwira uyu munsi ntusubireyo gutyo mu izina rya Yesu. Wowe wagize intege, umwuka we arimo arakumanukira, arimo arakubwira uyu munsi rikasamama wihane umukire, garukire mwuka wera. Mwuka wera arimo arakwegera, arimo araguha umugisha, arimo arakwagura imbago mu izina rya Yesu. Urimo urakora ku migisha y'Imana. Ramababa rokose teri takababa riba baba rokose teri baba rima mama mu izina rya Yesu Kristo. Mwuka wera arimo arakwegera, mwuka wera arimo arakora umurimo muri buzima bwawe. Ntusigare ukuri mu izina rya Kristo. Imana irimo irakora, mwuka wera arimo arahindura amateka yawe. Nubwo uzasigara ukuri mu izina rya Yesu, amateka yawe arahindutse, amateka yawe arahindutse. Reka dukomere Imana mu mashyi uyishimira. Ramamama ororabakasatarabakotoko ribababa mu izina rya Yesu Kristo. Ibyari bikukurikiranye aka kanya birakurekuye mu izina rya Yesu, birakurekuye. Ibyo byakurondoraga, byakubuzaga amahoro, byakubuzaga kumanisha kukugera mu izina rya Yesu. Riyakasatarababa romokoseta rikasanarababa rokosoteri baba rima mama kosetarababa rikasanarababa rokosotorobobo rima mama rokosetarababa rikosetarababa. Izina rya Yesu Kristo ramakataka baba rokosetaba. Uri ndwara irakurekuye mu izina rya Yesu. Daimoni y'ubukene yakurekuye mu izina rya Yesu. Uraguse uyu munsi rikasata, raguse mu izina rya Yesu. Mana ifunguye imigisha ku bantu hano, ibaguye mu mwuka mu izina rya Yesu. Irakwaguye, irakuzamuye. Pakasata riboko seteri bakataka. Bagiye kongera baturimba indirimbo bivuga ngo tuzamuye amaboko yacu, mwegerano hafi tubasengere. Nawe numva ko ukeneye gusenga uri bwegerano hafi. Tuzamura amaboko yacu hejuru, hanyuma wegerane imbere niba tugusengere mu izina rya Yesu. Kandi niba uhari utarakizwa nawe watera intambwe uyu munsi ugakiza ukakira Umwami Yesu. Tuyirire indirimbo nshya, tuyiramye mu rusengero rwayo rwera. Tuzamuye amaboko yacu hejuru cyane, dushimire Imana byose. Tuyiririmbe indirimbo
iramye mu rusengero rwayo rwera mu rusengero rwayo rwera mu rusengero rwayo rwera Hallelujah, hallelujah, hallelujah. Abasaba basengera bakugirana imbere, niba uhari utarakizwa nawe waza ugahitamo uyu munsi ukakira umwami Yesu umukiza wawe. Wegirana imbere, hari ibintu Imana itubwiye. Imana igiye irakuzamuye uyu munsi, no uzasigara kuri mu izina rya Yesu Kristo. Irakuzamuye. Yesu asimwe cyane. Hallelujah. Irakuzamuye agwa imbago zawe. Bibiliya ivuga ngo Imana yaguye imbago za Jabesi, izacu nacyo Imana irazaguye mu izina rya Yesu. God is in our territories. Warakizizwe? Urashaka gukizwa? Uyu mama wowe urashaka kongera iki? Okay. Pastor reka saba pastor muze. Amwege turabasengera iki? Okay. Wowe urashaka gusengera iki? Gakiza. Wari wigeze watura Yesu Kristo wawe? Uramwakiriye? Okay. Wese garanga. Uyu mama we beragiye gukizwa. Wowe warakizwe? Ikiru sabo dusengera. Okay. Katubanze dusengera uyu mama. Mwese murambura ibiganza. Vuga ngo mwami Yesu. Zamura ibiganza. Ndakwakiriye. Zabo kumbabarira. Ukura amazina yanjye mu gitabo cy'abafu uyandike muri bugingo. Mwami Yesu, uyu munsi misemo gukizwa, misemo kuko mbu mwana wawe mu izina rya Yesu. Seze Satani n'imigambi yose n'imivumo mu izina rya Yesu. Ndakwakira mwami Yesu, muntu mindure unyuze imbaraga zawe z'umwuka wera mu izina rya Yesu. Witwande reka tumusengere. Masengera Marie Claire mu izina rya Yesu, umuze imbaraga z'agakiza. Uyu munsi ahisemo gukizwa. Turamusengera imyuka isubiza abantu inyuma, diamond zirondora abamama n'abagore, n'abakobwa turazirukana mu izina rya Yesu. Turamusengera ngo Yesu umuze